Umuntu ufite umujinya aba yumva yahemukira cyane umuntu wamugiriye nabi cyangwa batumvikanye ku ngingo runaka. Nubwo abantu barakara bitandukanye, ariko hari ikintu bahuriraho: umuntu warakaye ntatekereza neza. Umuntu ntagomba kugira umwanzuro afata igihe yarakaye. Aba agomba gutuza, agafata umwanya akitekerezaho, kandi abandi bantu bakamuha umwanya. Ni ukumureka agatuza, mukabona kumuvugisha nyuma, kuko uretse no kubibabaza abamwegereye, umuntu ufite umujinya nawe ubwe ntibimusiga amahoro. Ashobora gukuramo ibibazo birimo ibyo mu mitekerereze, kwigunga, kutishimira abantu no kudatera imbere, ndetse tutibagiwe n'ubundi burwayi buziramo. Umuntu ugira umujinya cyane usanga abantu bamuzi bamushotora kugira ngo bamwumve cyangwa barebe uko yitwara, ariko ibi si byiza habe na gato. Nk'uko mu Kinyarwanda bivuga ngo bigeze irica. Ashobora kugirira nabi kandi uzi ko wikiniraga, ariko nawe si ko umujinya uba waramuganje. Ariko niba nawe ugira umujinya, dore inama nakugira: uzicare witekerezeho, urebe ibintu bituma ugira umujinya. Noneho igihe uzajya ubona kimwe muri ibyo bintu kigiye kwegera cyangwa se kigiye kuba, ujye ugerageza kukijya kure, cyangwa se wirinde kugira icyo uvuga. Umuntu nakubwira ibikurakaza, ujye wirengagiza, naho ubundi wazisanga ubuzima bwawe bwarangiritse. Umujinya bakunda kuvuga ngo ni inkota ityaye, ni inkota ityaye ifite ahantu habiri hatyaye. Sinzi ukuntu nabivuga, ni inkota ifite amugi abiri, imbere n'inyuma, bivuze ko nta hantu wayihungira. Niba ushaka gutera umujinya umuntu runaka, urawumutera, ariko nawe ntugusiga amahoro. Hari umugani nigeze kumva, ni umugani w'inzoka n'urukero. Urukero rwe rukata ibiti. Inzoka hari mu masaha y'umugoroba ivuye mu ishyamba ijya mu nzu y'umuntu. Iri kugenda mu nzu y'umuntu, inyura iruhande rw'urukero, urukero ruyikataho gatoya. Ruyikaseho gato, inzoka igira uburakari, avuga iti iki ni igiti nkasigira ngo ni umwanzi wayo uyikase. Irangije inzoka ikintu yafashe yayisiza, ifata rwa rukero, irarufata ngirumire, ngirusature, ngirurye. Ariko birumvikana urukero kubera ko rutyaye kandi rukata, rwarayikase, rurayibabaza kurushaho. Inzoka noneho yumvishe ibabaye kurushaho, iravuga iti ni umwanzi ukomeye. Icyo yakoze yahise ifata rwa rukero, irwizengurukirizaho, iraruzenguruka igira ngo yenda irubabaze kurushaho, ibanze irukande noneho ibone kururya. Ariko birumvikana ko kubera ko urukero rutyaye, aho kugira ngo inzoka irubabaze, nibwo rwayibabaje kurushaho. Inzoka yarababaye kurushaho kubera umujinya wayo no gushaka kwihorera cyane, no gushaka gukomeza guhangana n'umwanzi wabo. Ariko iyo yigendera, nta kindi kintu yari kuba. Yayibabayeho gatoya, ariko iyo yigendera ikarenga uwo mwanzi ikamwihorera, ntacyo yari kuba. Natwe hari igihe dukomeza dushaka guhatana n'abanzi bacu, tugatekereza ko bari kutugirira nabi, nyamara ariko turi kwigirira nabi. Ukavuga uti uyu mwanzi ari kungirira nabi, uyu mwanzi ngomba kumwica. Akenshi na kenshi ugasanga nakurusha imbaraga, ugasanga ni wowe ugiye kubibabariramo, ugasanga ibyo uri gukora byose biri kukugarukira. Ni nko kundi wohereza umuriro imbere, aho kugira ngo ujye imbere ugasanga wibeshyura, ahubwo umuriro uri kukuzaho. Ugasanga igikuta uteye umuriro ntabwo kigera, ahubwo kiri kukugaruriraho. Mbere yo kugira umujinya ngo ugukontorore, banza utekereze neza, banza wegeranye ibitekerezo byawe, umenye neza ngo nkeneye iki, menye ngo ni cyiza kuri njye ni iki ngiki. Umujinya ariko nta keza kawo. Umujinya urangiza, umujinya ubabaza umuntu wari wese ugerageje kuwukoresha nk'intwaro. Nawe rero ndagukangurira kureka umujinya. Umujinya ni ikintu kibi cyane, nta kwifuriza kugira. Ntutekereze ngo ufate umwanzuro ufite umujinya. Murakoze cyane, niba wakunze iki kiganiro kandi like, ugisangiza abandi bantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ukoresha, ucyumvisha abandi bantu. Niba utarakora subscribe, ikore hano kuri channel yanjye. Iki ni ikiganiro Karahanyuze Style. Nzajya mbagezaho ibindi biganiro byinshi cyane bimeze nk'iki ngiki, kandi nizera ko muzabikunda. Murakoze cyane.